ngaya tugihumeka umwuka w'abazima. Hariho benshi batagejeje muri uyu mwaka, ariko twebwe tugejejemo Imana ishimwe, kandi naboneraho n'umwanya kubifuriza umwaka muhire uzababere uw'amata n'ubuki, muzunguke kumenya Imana cyane. Imana ishimwe. Rero bene data, ndagira tugusangire ijambo ry'Imana tuza gusanga mu gitabo cya Hoseya. Topic y'ijambo iravuga ngo dushake Uwiteka. Iki ni cyo gihe cyo gushaka Imana. Abantu dutekereza nkuko turamze, dutekereza nkuko tugifite iminsi myinshi hano ku isi, tutazi kuko wenda dusigaranye iminsi mikeya, bigatuma twirara, bigatuma tudaheza agaciro ivy'Imana, bigatuma tudashaka Imana nkuko bikwiye. Ariko bene data, reka mabwire, ibyejo bibara bejo. Twebwe turabanone ntituzi ko tuzaba abejo. Mureke twebwe rero, twebwe abanone dushake Uwiteka muri uyu munsi wa none. Niko abacura bwenge bavuze, baravuga ngo akazoza kacu kari mu maboko yacu. Nimba dufite rero guhindura ko kazoza, reka tugahindure uyu munsi. Ntabwo tuzahindura akazoza, tuguzagahindure ejo. N'uyu munsi tugomba guhindura akazoza. Imana ishimwe. Rero dushaka guhindura akazoza mu byejo, ejo ntivyo gushoboka, bizozaba ejo nejo bundi. Niko no mu by'Imana bizabimera. Mu by'Imana nugushaka Imana uyu munsi. Ntabwo Imana izishaka ejo, tuzi kuzogeza ejo. Ni nayo mpamvu rero bene data mbashishikariza gushaka Imana uyu munsi. Uyu munsi wowe ugiriho, uyu munsi ukiyahumeka, uyu munsi ukicitwa iryo zina,
uyu munsi ukiyabasha gukora bigakunda, uyu munsi ukiyawugenda bigakunda, uyu munsi rero niwo munsi wo gushaka Uwiteka. Imana yacu ishimwe. Reka dusangire ijambo tuza gusanga hano muri Hoseya isura 10 duhereye ku isura duhereye kuri 12. Haravuga ngo mwibibire mukurikiza gukiranuka, musarure mukurikiza imbabazi, murime imishike yanyu, kuko ari igihe cyo gushaka Uwiteka kugeza igihe azaza akabavubira gukiranuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Iri ni ijambo ry'Imana riravuga ngo tubibe dukurikiza iki? Dukurikiza gukiranuka. Ibyo byose dukora akazi kacu dushaka gukiranuka, kuko Imana yacu ni yera, ni Imana ikiranuka. Ni Imana ikiranuka muri byose, tigira gatashe na gatoya. Nukuvuga ngo natwe rero twemeye kwikurikira, twebwe dushaka Uwiteka, tugomba gukiranuka mu bintu ibyo ari byo byose. Tugakiranuka mu magambo, tugakiranuka mu bikorwa byacu, tugakiranuka mu mibereho yacu, tugakiranuka nkuko Uwiteka arakiranuka. Ibyo dukora byose tubikore dukurikiza gukiranuka. Imana ishimwe cyane, kuko aho ni Imana izatwishimira. Kandi cyongeye dusarure dukurikiza imbabazi. Iyo umuntu akora akazi aba yiteguye no gusarura. Uwo witeguye guhabwa, uwo witeguye kuronka inyungu y'ibyo wakoze. Nere no mu gihe cyose uzaronka iyo nyungu mu byo wakoze, naho uzagire imbabazi muri wowe, ugirira abantu imbabazi. Kuko nutagirira abantu imbabazi nta uzafasha, nta uzagirira neza, nta uzibuka, uzitekererezaho, uzakora agacercle vicieux, witekererezeho, wizunguruke ubwawe, ntawe uzafasha. Kandi Uwiteka aravuga ngo wibuke ufasha abantu. Kuko umuvandimwe nta kindi avukira, umuvandimwe akuvukira gukura abandi mu byago. Imana ishimwe cyane, nico wavukiye. Rero nubyo usarura mu nyungu zawe, mu byo ubasha kugeraho, ugire imbabazi, ugirira abantu imbabazi. Imana ishimwe cyane. Kugeza kandi iki nico gihe cyo gushaka Uwiteka, iki nico gihe cyo gushaka Imana. Niko ijambo ry'Imana ribivuga ngo, rivuga ngo dusarure dukurikiza iki? Dukurikiza imbabazi. Mwirimire imishike yanyu, kuko nico gihe cyo gushaka Imana kugeza ubwo izabavubira gukiranuka. Abantu tuba dushaka Imana, tugashaka Imana tudafite purpose, tugashaka Imana tudafite intego, tugashaka Imana nta kindi kintu dusa n'abashaka. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo dushaka Imana tuba tuyishaka dufite purpose, tukayishaka dufite intego, kugira ngo ibashe kudukiranura, kugira ngo tubashe gusa nayo. Ntabwo wosa n'Imana utarakiranuka, ntabwo wosa n'Imana itarakwambika ubwiza bwayo. Ni nayo mpamvu rero iyo dushaka Imana tuba tuyishaka kugira ngo ibashe kuduhindura kuri umubiri wacu, ibashe no kuduhindura mu bitekerezo, ibashe kuduhindura mu bikorwa, ibashe kuduhindura mu bitekerereze, kugira ngo twuzure umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo twuzure umwuka wera. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo dushake Imana, tuyishake, kuko iki nicyo gihe cyo gushaka Imana, kandi tuyishake kugeza igihe izaduheza gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Abantu tuba dushaka Imana tukayishaka gusa, tukagenda gusa gusenga kubwo gusenga, tugaterana kubwo guterana, tugakora amahuduma kubwo kuyakora, tudafite intego nimwe. Ariko intego nyamukuru ni ugushaka gukiranuka kw'Imana no kwera kw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo hazaba inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izitwa kwera, kuko abantu b'imitima iyo nzira ntibazayicamo. Abona nibande bazayicamo? Nabashatse Imana by'ukuri, nabashatse Imana bafite intego, nabashatse Imana bashaka kwera, nabashatse Imana bashaka gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Abo nibo bazabona uwo mwanya, abo nibo bazemererwa guca muri iyo nzira, nibo bazemererwa, kandi abazaca muri iyo nzira nizabacungukana mu ijuru. Bene data, mureke dushake Imana bigishoboka, mureke dukurikira Imana, mureke dushake Imana dushore mu imbaraga. Abantu bazabibwira ngo nzakiranuka, abantu bakavuga ngo nzashaka Imana, abantu bakavuga ngo igihe ni igihe, mu busaza bwanje wenda nzayikorera, ariko mu busore reka mbanze nkora ibyo nshaka, reka mbanze ninezeze. Yego ijambo ry'Imana niko ribivuga, riravuga ngo byose turabyemerewe, ariko byose siko bidufitiye umumaro. Kugira nabi urabyemerewe, kuko Uwiteka atweretse inzira. Haratubwira ngo ndore hari inzira zibiri. Hariho gukurikira Imana, hakabaho no gukurikira Satani.
Bwana Yesu atufiwe sana. Zose turabyemerewe kandi twarabwirijwe. Ijambo ry'Imana twararibwiwe. Ukuri kose turakuzi. Turabizi gukora neza ni yego. Turabizi gukora nabi nabyo turabizi ingaruka zabyo. Rero Imana idushiraho inzira zibiri mu maso hacu. Haravuga nimba kiranuka cyane. Kandi nimba kiranirwa cyane. Amahitamo na yawe. Rero mwene data ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none kiranuka. Shaka Uwiteka. Uko umushaka niko nawe azakwegera kandi umushake kugeza igihe azakuvubira imvura yo gukiranuka. Uzabura umukiranutsi w'Imana kakuriya Yobu yageze ahantu ashaka Imana iruhimweza gukiranuka, aruha Imana iramwiratana, iravuga ngo ndore umukozi wanje Yobu uwo nishimira, uwo umutima wanje ureba ukishima, umutima w'Imana ukishima. Nuko yashatse Imana mu buryo bwose bushoboka mwene data. Nuko yashatse Imana mu buryo bwose bushoboka. Agahora yicisha ku munzani, agahora yihwagira ibyaha byiwe. Bwana Yesu atufiwe sana. Impamvu ibyo byose yabikoraga kwa kugira ngo ashake Imana, kandi yashatse Imana nayo iraza iramwiyereka, imuvubira imvura yo gukiranuka kugeza ubwo yamukuvubiye imvura yo gukiranuka. Imana ishimwe bene data. Nubwo abantu tuvuga ijambo ry'Imana, nubwo tuvuga ngo dushaka Uwiteka bigishoboka, abantu barasinziriye, abantu ntibabiheza agaciro, abantu bakavuga ngo ibyo ni iby'ikindi gihe, abantu bakabihindura projet y'ikindi gihe. Ariko iyi niyo yakagombye kuba projet ya mbere y'uko upanga izindi projet zose. Kuko tuzi ejo hawe, ntuzi nimba uryama ukabyuka, tuzi nimba wirirwaho, tuzi noneho nimba utiriweho, nimba bukeye ntubeho. None se mu bundi buzima uzajaye? Rero ubuzima bw'iteka bwose ko turabuteguza uyu munsi, ubuzima bw'iteka ryose ko turabuteguza uyu munsi, dushaka Uwiteka kugeza igihe azatuvubira imvura yo gukiranuka. Tugakiranuka mu magambo, tugakiranuka mu bikorwa, tugakiranuka. Kandi impamvu dushaka Uwiteka harigiye atazaboneka bene data. Niko ijambo ry'Imana muri Yesaya 55 n'umurongo wa 6 haravuga ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kandi ni mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha kuri 7, umunyabyaha nareke ingeso ze, nareke ibyo yibwira, agarukira Imana yacu, iramugirira impuhwe, iramugirira imbabazi, kandi mubabarire pe. Nukuvuga ngo Uwiteka haracyari igihe cyo gushakwa, ariko hazagera igihe bitazashoboka ko tumushaka, hari igihe bitazashoboka ko tumwambaza. Ariko rero bene data, mu gihe bigishoboka mureke duprofite occasion, mu gihe bigishoboka mureke duprofite occasion, mu gihe dugihumeka mureke duprofite occasion, mu gihe dugihari mureke duprofite occasion, mu gihe tugihumeka bene data. Kuko hari igihe tutazahumeka, hari igihe tutazabaho, hari igihe tutazahamagarwa aya mazina turimo duhamagarwa, hari igihe tuzahindurwa andi mazina. Rero bene data reka mbabwire, mureke dushaka Uwiteka bigishoboka uko abonwa, kandi mureke tumwambaze akiri bugufi. Kandi nawe umunyabyaha, wewe ugihugiye mu byurimo, wewe ugivuga uko ubonye, wewe ukibayeho uko ubonye, mureke twambaze Uwiteka, mureke tugarukire Uwiteka. Nawe yaravuze ati ndahari, ndacyari Uwiteka Imana ifite kubabarira mu mababa yayo, ifite kubabarira. Kandi n'Imana izibabarira bayo, n'Imana izi kubabarira, n'Imana izibabarira igahanagura, n'Imana itazayongera kwibuka ibyo wakoze. Iyo yababariye iba yababariye. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa nareke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka aramugirira ibambe. Uwiteka aracyari ku ngoma y'imbabazi, aracyari kuvuga ngo nimuze, aracyateza amaboko nimuze mwebwe abarushe n'abaremerewe, munsange ndabaruhura. Rero bene data, kaba mbifuriza gushaka Uwiteka, mbifuriza gushaka Uwiteka. Iki ni cyo gihe cyo gushaka Uwiteka, iki si cyo gihe cyo gusamara, iki si cyo gihe cyo gusamara. Si igihe cyo gusamara, duhugire mu byo turimo, duhugire mu tuzi twacu, duhugire mu byo tureba, duhugire mu gihe tugezemo. Oya, iki si cyo gihe cyo guhuga, iki ni cyo gihe cyo gushaka Imana, kandi tukayambaza mu kuri no mu mwuka, tukareka kuvangavanga ibintu, tukareka gusa naho twaduhima undi muntu. Oya, ta muntu twaduhima, ni dushake Uwiteka kugira ngo ubugingo bwacu tubukize, ubugingo bwacu tubukure muhengeri, ubugingo bwacu tubuheze icyerekezo. Kandi kubuha icyerekezo n'uyu munsi wa none, ntabwo ari ejo. Ubugingo bwacu n'uyu munsi tugomba kubuheza icyerekezo. Uwiteka abagirire neza kandi abafashe. Amen.
Ecciame una pizza, oh yeah.